Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese abadukurikiye kandi mbashimira uko mukomeje gukurikira ibiganiro byacu. Imana ibaha umugisha. Mbibutsa gukomeza gukora subscribe, mugakora like ndetse na comment kugira ngo murusheho kudushyigikira kandi murusheho kujya mubonera ibiganiro byacu ku gihe. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu byafasha umwana w'umuhungu kuzavamo umugabo uhamye, umugabo w'indangagaciro ukenewe muri sosiyete, umugabo ufitiye umuryango akamaro ndetse n'igihugu n'isi rusange. Ikintu cya mbere tugomba kumenya ni uko tutagomba gusimbutsa umwana amasitepu agomba gucamo cyangwa se ibyiciro agomba gucamo. Umwana agomba guhabwa umwanya we agakura nk'umwana, noneho tukagenda tumwinjiza mu bindi bintu bishobora kumushyira ku rundi rwego gake gake uko agenda akura. Mbibutse ko ubushakashatsi bugaragaza ko abana b'abahungu bakura, ubwonko bwabo bukura gake gake bwitonze ugereranije n'ubwonko bw'umwana w'umukobwa. Aha ngaha rero bivuze ko uyu mwana w'umuhungu akenewe gukurikiranwa no kwitabwaho cyane birenze ndetse n'uko twita ku bana b'abakobwa, kubera ko uyu mwana iyo aramutse akomerekejwe akiri muto cyangwa se agahura n'ibintu bitamumereye neza akiri muto, bimugiraho ingaruka zikomeye cyane kurusha wa mwana w'umukobwa washobora kuba hari ibintu bisa byababayeho. Aha ngaha umwana w'umuhungu ntabwo ukuntu aremye ntabwo yakira ibintu bije bimutunguye cyangwa se bimumereye nabi ngo abyakire ku buryo bworoshye nk'uko umwana w'umukobwa abyakira. Aha ngaha hakaba ari naho hashobora guturuka ibintu bya depression cyangwa se depression, agahinda gakabije cyangwa se kwa kundi umuntu ashobora kugira amarangamutima yakomeretse, yangiritse. Aha ngaha abana b'abahungu bashobora kugaragarwaho n'ibyo bimenyetso cyangwa se n'ubwo burwayi ku kigero kiri hejuru cyane ugereranyije n'abana b'abakobwa. Aha ngaha rero tugirwa inama yo kureka umwana w'umuhungu agakura neza ari umwana, ukamuha keya, ukirinda bya bindi byo kumubwira ngo sigaho uri umugabo, kora gutya. Umuntu w'umugabo ntabwo akora gutya, ntukamere gutya kandi uri umuntu w'umugabo. Ibyo bintu bidindiza umwana, bikamushyiraho puresha itari ngombwa, bikamushyiraho kumva amerewe nabi. Ntabwo rero ari byiza gushaka gukuza umwana cyangwa se izi principe cyangwa se ibintu tugiye kuvugaho ngo uze utangire kubimushyiraho akiri umwana mutoya umwana mutoya w'imyaka 2 utaramenya kuva mu cyiciro kimwe, utaragira igihe cyo kuva mu cyiciro kimwe ngo ajye mu kindi. Reka umwana umureke, umufate nk'umwana, nagira ikibazo akarira umuhoze nk'umwana, ureke gukomeza umwumvisha ko ari umuntu w'umugabo udakwiye kugaragaza amarangamutima ye. Aha ngaha rero bizagufasha kubona aho uhera utangira kumwinjiza noneho muri cya cyiciro cyo kugenda umutoza kuba umugabo cyangwa se kuzaba umugabo uhamye, umugabo ukomeye, ufite ubushobozi bwo kunyura muri situwasiyo zitandukanye kandi akazinyuramo neza. Aha ngaha rero tugiye ku kintu cya mbere ugomba gukorera umwana w'umuhungu umaze kugera ku cyiciro cyo hejuru, tuvuge nko guhera ku myaka hejuru y'7, ugenda umutoza gake gake. Ntabwo bivuze ko munsi yaho waterera iyo ntugire icyo ukora, ariko ubikora
ku rugero rwe rwo hasi rushoboka, nk'uko wita ku mwana w'umukobwa akaba ariko wita no ku mwana w'umuhungu utamushyiraho puresha. Hanyuma uko agenda akura agira imyaka 7, agira 8, azamuka, ahangaha nibwo utangira kugenda winjizamo ibindi bintu bishobora kugenda bimufasha gukura ameze neza. Ikintu cya mbere rero ugomba kwitaho ni ukwita ku mwana kandi ukamuha inshingano. Ahangaha iyo bavuze guha umwana inshingano cyangwa se kumuha responsibility, ni ukumuha ikintu ashobora gukora akaba ari we kandi ugomba kukibazwa. Ugahera ku tuntu dutoya mu rugo, inshingano zo mu rugo zisanzwe, inshingano zo ku ishuri zisanzwe, ibintu bijyanye n'imyaka ye nibyo uheraho. Ahangaha dushobora gufata urugero, ushobora gufata nk'umurimo umwe mu rugo, tuvuge niba mufite nk'ahantu mushobora nko kuhira indabyo ni urugero, cyangwa se niba hari ahantu mufite igiti mwateye ushaka ko gikura neza, ukaba wamuha inshingano ukamubwira uti ni wowe uzajya ushyira amazi buri nimugoroba, ni wowe uzajya ushyira amazi kuri kiriya giti. Akabimenya yuko ari we bireba, izo nshingano ari we zireba. Ushaka kumuha inshingano ukaba wamubwira uti uzajya utunganya inkweto zawe n'imyenda yawe ubishyire ku murongo, aho bigomba kuba, aho biri hagombe kuba hameze neza bitajagaraye, ibintu byose byawe biri ku murongo. Aho ngaho akamenya ko ari we ugomba kubyitaho. Mu rugero rwe uko angana imyaka ye ukamureka akabikora, aho yabikoze nawe niba ari ugutondeka inkweto ze ku murongo wabona bitameze neza, iyo bikoze mu buryo butameze neza ukaba waza ukamukosora ukamubwira uti ubutaha uzabikore gutya, uzabikore gutya. Utwo tuntu tw'inshingano runaka ushobora guha umwana. Ushobora no kumubwira uti uzajya wifurira agakapu kawe ujyana ku ishuri ni urugero. Akamenya ati ni njyewe ugomba kwitunganyiriza aka gakapu kanjye njyanamo amakaye ku ishuri. Inshingano zoroshye nk'umwana ukazimuha kandi ukamubwira ko ari we uzajya ubibaza mu gihe zitagenze neza. Ahangaha ukamureka agakora udukosa ukamukosora, ariko nanone agakura azi ko hari ikintu runaka ashinzwe kandi ko ari ugomba kukibazwa. Ahangaha ugenda wongera uko agenda akura, ushaka utuntu ugenda umushinga, ugenda umubwira ko ari we ugomba kudukora, ukagenda ubikora uko imyaka ye igenda izamuka. Ikintu cya kabiri ugomba kwita kuri uyu mwana kugira ngo azakure ari umwana mwiza uguhesheje ishema, ni ukudaha umwana ibintu byose agusabye cyangwa se ibintu byose akeneye. Umwana buri kantu kose agusabye ukabura kamuhaye, n'ibidakenewe n'ibikenewe, ibihenze n'ibidahenze, ibyiza n'ibibi niba ari uko twabyita, byose ukagenda akantu kose umwana agusabye ukamuha. Ibi bintu ni bibi cyane, niyo waba ubifitiye ubushobozi, guha umwana ikintu cyose akeneye ntabwo uba uri kumuha ubushobozi bwo kuzabasha kuba umugabo uhamye ubasha kwishakira ubuzima bwe ku giti cye. Ahangaha uba uri kumwigisha ko ubuzima tubamo hano ku isi ari ugukonsoma cyangwa se ari ukwakira, ari ukubona ibintu mu buryo bworoshye, ari ukubona ibintu byose ushaka ntacyo bigusabye, ku buryo akura yumva ubuzima bworoshye, ibintu byose umuntu ashatse abibona uko abyumva. Nyamara hari imyaka azageramo mumaze gutandukana, kuko umwana ntabwo ahorana n'umubyeyi. Hari imyaka ageramo ugasanga hari ibintu agomba kwishakira byanze bikunze.
ugasanga ibintu byose ntabwo ukiri ku rwego rwo kuba wabimuha, ndetse n'iyo wabimuha akaba asabwa kugira ikindi abibyazamo umusaruro. Aha ngaha rero ugirwa inama yo kumwereka ahubwo ko ibintu bishakwa hanyuma bikabyazwamo ibyo ukeneye, ariko gukenera cyangwa se gukonsoma atari byo bibanza, ahubwo habanza kubanza gushaka ikintu cyangwa se gukorera ikintu, hanyuma wamara kubona ubushobozi ukajya kubona kugura ibyo ukeneye bijyanye n'ibyifuzo byawe n'ubushobozi ufite. Aha ngaha rero ntabwo uri kwigisha umwana uburyo bwo guhangana n'ubuzima aramutse ahuye n'ubuzima budashobora kumuha ikintu cyose akeneye, cyangwa se ntabwo uri kumwigisha ubuzima bwo kwiga ibintu bishya kugira ngo azabone uko abibyaza umusaruro wo kuba yabona mu bya bindi akeneye. Aha ngaha rero cishamo hagira ibintu hakanira umwana kuko ubona atari ngombwa cyane muri icyo gihe, kuko ubona nta mumaro munini bimufitiye, ugire ibintu umwima hanyuma nawe bimutere gutekereza ko hari igikenewe kugira ngo abashe kubibona. Ikintu cya gatatu ugomba kwitaho ni ukugabanya sikirini. Ibintu bya sikirini abantu benshi b'impuguke mu mikurire y'abana ni ibintu bahora batubwira ko ari ibintu bibi cyane ku bana. Gerageza ugabanye igihe umwana wawe w'umuhungu amara imbere ya za sikirini zitandukanye, za televiziyo, za telefoni n'ibindi. Gerageza ugabanye ayo masaha, si umuhungu gusa n'abandi bana nuko n'abakobwa nuko, ariko uyu munsi turi kwibanda cyane cyane ku mwana w'umuhungu. Ugire igihe ugabanya, yere guhera mu bintu byo kureba amasikirini arebaho ibintu bitandukanye, ahubwo ajye mu buzima busanzwe, umwanya we munini awumare akoresha ubwenge mu bindi bintu bitandukanye biri hirya no hino mu buzima abamo bwa buri munsi. Ugabanye amasaha amara imbere y'ibi bikoresho by'ikoranabuhanga. Hanyuma ikintu cya kane, mwereke abandi bantu b'intangarugero, abantu akwiriye gufataho nk'icyitegererezo bitewe n'impano ubona mu mwana wawe. Umwereke abandi bagabo babikoze, abandi bagabo bihesheje ishema, abandi bagabo bakomeye bageze ku nzozi zabo. Ubamwereke, ugerageze no kumubwira amateka yabo uko babigezeho, ugerageze kumubwira ibintu bitandukanye byafashije abo bantu kugera ku nzozi zabo, bakaba ari abagabo bahamye b'ibitekerezo. Aha ngaha nabyo bizamufasha cyane. Ikintu cya gatanu, reka umwana arwanirire ibintu bye, cyangwa se arwanirire ikintu ashaka kubona. Umureke akore, ashakashake ikintu cyatuma atsinda. Ureke kumuba hafi cyane ngo umufashe umurimite, cyangwa se mureke atsindwe. Uyu munsi aratsindwa, ejo atsinde. Mureke afate risike ku kintu runaka, umube hafi, umuyobore. Mureke arwanirire ikintu mu ntego ze yihaye. Niba yiyemeje kuvuga ati ku ishuri nzabona aya manota, mufashe arwane, abikore. Umubwire ko ashoboye, umubwire ko umwizeye, umubwire ko nta kintu adashobora gukora yabishatse ngo agishobore. Ureke kumucecekesha. Hari abantu babwira abana ati wowe wabishobora, wowe niyiziye, wowe byagenze gutya, dore na runaka yarakurushije, none uri kwigereranya nawe. Ayo magambo asubiza hasi umwana ntabwo ari meza. Umwana w'umuhungu akwiriye kugirirwa icyizere, umwana w'umuhungu akwiriye kugirirwa icyizere n'umuryango we ndetse n'abandi, kugira ngo bamufashe kuzavamo umugabo ufata ibyemezo, kandi kuzavamo umugabo ufitiye akamaro sosiyete, kuzavamo umuntu w'indangagaciro.
Hanyuma ikindi kintu ukwiriye kwitaho kuri uyu mwana w'umuhungu ni ukumugerageza kumwigisha gukurikiza amabwiriza, kumwigisha gukurikiza amategeko, kumwigisha kugira disipurine. Aha ngaha biramufasha. Uko akura, iyo ari umwana wubaha, iyo ari umwana ubasha kubahiriza amategeko y'ikintu bamuhaye akayakurikiza neza, ibi nabyo biramufasha cyane. Aha ngaha wamujyana nko mu mikino. Burya imikino itandukanye igira amategeko n'amabwiriza igenderaho. Wakica ayo mategeko bakaguhana. Mu mupira w'amaguru njya mbona babaha amakarite, akaguha ikarita y'umuhondo, akaguha ikarita y'umutuku. N'indi mikino igiye itandukanye igira amategeko n'amabwiriza igenderwaho. Aha ngaha rero ushobora kumujyana muri iyi mikino, niba hari umukino akunda ukamureka akawujyamo kugira ngo atangire yitoze gukurikiza amategeko n'amabwiriza, kubaha bagenzi be, kubaha abamuyobora. Ibi ngibi bizamufasha gukura ari umwana ugendera kuri gahunda, ari umwana wifitiye icyizere, ari umwana witaye ku bandi ubafasha, ari umwana witangira abandi, ari umwana wumva kandi uharanira kugira intsinzi. Ibi bintu ni byiza cyane, gutoza umwana kujya aho abandi bari, cyane cyane mu mikino, ku kintu icyo ari cyo cyose cyamuhuza n'abandi gikurikije umurongo, gikurikije amabwiriza, azigiramo ibi bintu byinshi kandi azabihuza n'ubuzima busanzwe. Uko akura usange ari umuntu uvuyemo umugabo uhamye, umugabo wumva, umugabo wubaha abandi, umugabo ukurikiza amabwiriza yatanzwe ahari cyangwa mu kintu runaka arimo, umugabo uharanira intsinzi, kuko iyo abantu bari mu mikino baharanira gutsinda. Umugabo uharanira intsinzi, umugabo uharanira ineza y'abandi, kuko mu mikino iyo ugiriye nabi mugenzi wawe muri gukina urahanwa. Umugabo ugirira neza abandi, umugabo wifitiye icyizere, kuko ntiwatsinda utifitiye icyizere. Ibi bintu byose bizamufasha kubaka imitekerereze, kubaka imigirire ihamye. Aha ngaha rero tugiye kuvuga ku kintu cya nyuma, ari cyo umwana umutoze kugira ubudaheranwa cyangwa se resilience. Kwa kundi niba ahuye na challenge, niba ahuye n'ikintu kikamubera ikibazo, kikamubera imbogamizi, kigasa nk'aho gishaka kumusubiza hasi, kigasa n'aho kikubise hasi ibyo yari yarubatse cyangwa se ibyo yari yishingikirijeho, akaba umwana ufitemo kwakongera kwisubizamo imbaraga, kwakongera guhagurukana imbaraga, kongera kubaka ibintu bikomeye. Kwa kundi umuntu ahagarara akavuga ati nubwo byagenze gutya ariko nakongera nkahagarara, nkagira imbaraga zo kongera gukora ibintu bigashoboka. Aha ngaha ugerageza kumwubakamo ikintu cyo kumvuga ko niba hari ibintu bye bipfuye cyangwa se bitagenze nk'uko yabyifuzaga, agomba kongera kwisubizamo imbaraga ku buryo yongera guhagarara yemye, akarwanirira ibintu bye cyangwa se ibyo akora cyangwa ibyo yahombye, akongera akaba yabigeraho. Cyangwa se niyo atabigeraho akaba yabasha kubaho atuje, ataracaganyukiye kuko hari ikintu cyabuze mu buzima bwe, ahubwo akamenya ko ibintu byose bigira igihe cyabyo, cyangwa se niyo bitaza haza ibindi ariko bitamukuye mu murongo ngo ahungabanywe n'ibibazo, usange yananiwe kubaho yakiriye ibintu runaka yanyuze. Ndabashimiye cyane mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro.